Stefano na mukobwa jana baritana ba mwana. Reya wabyukanye uburakari bwinshi. Byamugendekeye bite? N'urunana. Sori nawe. Ndakumva Reya we. Kuhamagara se nkuhiriye mu nzu bigenze bite? Enda hano nkubwire yewe. Byagenze bite se ko mbona utishimye? Reya niki kibaye mu musarane? Karabaye. Niko Reya. Ugiye kumbaza iki se mu musarane koko? Ubu uyu musarane urasute Sori. Anyway. Yawe ntabwo usa neza pe. Ntabwo usa neza cyangwa ufite umwanda ukabije. Yewe. Ubwo se nyine se icyo bivuze. Umwanda rwose urahari pe urigaragaza. Dore uyu ni umugabo wawe Tanazi waraya wanduje nijoro atashye yasinze. Ubu uratekereza ko mu gitondo nawe ugiyemo nte? Ntabwo byari byoroshye rwose kujyamo birasaba gutandaraza cyane. Gutandaraza se byo watandaraza hehe? Aya samazirantoki. Reba izi nkari ziretsa ngaho kubera kutaboneza mu mwobo neza. Aya samazirantoki yejo bundi yahumiye. Ubu si umwanda wanyu murabona nzawihanganira kugeza ryari. Yewe Reya ihangane. Reka nze nshaka amazi nsigare mpakora rwose. Humura urataha hameze neza ndabikurahiye. Iki kibazo ndaba nakirangije. Kereka niba uzajya uhakora umugabo wawe n'abana bawe bakimara kuvamo Sori. None se gihe hari umunsi nsiba kuhakora. Ubu se harasahate. N'amakosa pe. Ariko rero twihanganire ngiye kubishakira igisubizo humura pe. Urabigenza ute? Nyine ndavugana n'abana na papa wabo. Mbabwire nyine ko dukwiye gukoresha umusarane neza mu rwego rwo kugira isuku ihagije. Ibyo nta gisubizo kirimo. Igisubizo gihe nagishatse kandi nakibonye. Niba ari cyo cyadufasha se kugira isuku y'umusarane, hari cyo gitwaye? Ngiye gushyiraho ingufuri mpafunge. Utiki? Nufunga se twe tujye kwitumayo. None se mukobwa jana. Urashaka se ko mbaza kukwitaho muri iki gitondo? Ariko ababite Stefa, we ibintu byose uba wumva ari ugusenya amadosiye. None se ko wazindutse untegereje, nanone ukamushyize ku ruhande hatari abantu. Ubwo urashaka iki kindi niba atari ukugusinyira? Ibyo by'amadosiye nushaka ubyibagirwe kuko ibi bintu byakomeye. Bimeze bite se? Ko Pascal yari amaze iminsi yaracururutse. Sinarinzi ko kiriya kigabo cyiza ubwenge. Sinarinzi ko umuntu utarageze no mu wa mbere yabasha kubara. N'ubundi arabeshya ntabyaze. Uri utaze kwandika rimwe se yaba barati. Yarabibaze rero bamereye nabi. Ngo akurikije igihe duherukira kubonana, ngo igihe cyo kubyara cyarageze. Ufuna mahita yibwiwe n'ikira? Uraze kubara amatariki n'amezi arabizi koko. Ubanza ari abamugiye mu matwi kuko agenda abibwira abantu bose ngo duheruka kuryamana nyuma y'ubunaniho gato. Ubwo rero abamubare bamubwiye ko ntagomba kurenza ukwa 9 ntabyaye. None dore amatariki yo kwa 10 ageze utarabyara. Maze abaganga baherutse kumbwira ngo ndacyabura amezi 3 cyangwa 3 n'igice. Ubuse turabigenza dute mukobwa jana? None se ninjye ubibaza ahubwo wowe mbwira. Kuko ubu Pascal amereye nabi. Mu rugo nimvururu gusa ngo nimvuge umugabo wanteye inda. Umva ko Stefano nigenje. Iki kibazo cyo kirangiza yo mbandoga rwaje kare. Ubuse ndabigirane. Ariko ubwo umuntu w'umugabo nta sano ufite ubaza umugore ngo urabigenza ute? Shaka icyo ukora nyine nk'umugabo. Mu by'ukuri ntacyo mfite nkora pe. Ubu nanjye nyine nuko uyombarika kuko Nyiramariza amenye ko mfite undi mwana mu gasozi. Nakubitwa n'inkuba itagira amazi rwose. None ubwo ngiye nzabigenza nte ko ntabihisha ngo bikunde. Nga nomve se turabigenza gute mwuka byaramwe kwa kaga kabaho. Stefa, shaka igisubizo vuba ureke kureba hejuru nk'ubonekerwa n'abadayimoni. Havutanuka bikaba bibi. Niko ndashaka igisubizo wowe ukanuka ngo ndabonekerwa n'amadayimoni. Utankanga se nanjye nkabigira bibi kurushaho cyangwa wagize ngo mbibwiye Nyiramariza we ntiyatangira akakugira nk'uko Pascal ari kungira. Ukibwira se ko Nyiramariza amenye ko ari wowe wanshutse ukansinyisha amadosiye yakorohera? Wibwiye ko yakorohera cyangwa Nyiramariza ntago muzi? Ibintu byatangiye kuryoha? Yego. Okay. Abazajya muri komite yo kubungabunga ibidukikije mwatangiye kubibwira? Yego. Aha, ni byiza cyane rwose. Reka rero dukomeze. Urutonde ni rurerure. Twumvise Keve, twumva Mugabo, twumva Marebe. Ubu tugiye kumva umunyeshuri w'umuhanga, ni inshuti y'ibidukikije. Akunda ibidukikije, mbese hagati ye n'ibidukikije harimo ikimenyetso cyabiwanya. Mwamumenye? Oya. Uwo munyeshuri ni
Obama. ntangire mbaha yambi barezi bacu namwe bavandimwe ntaveba mfura z'iwacu muraho njya kubabwira imigabo n'imigambi yanjye gusa murambabarira kuko sinabiteguye nk'uko abandi babigize ngo ntegure imbwirwaruhame ahubwo nabateguriye umuvugo ukubiyemo ibyo mbabikiye imbere aha nimunyizera mukampunda amajwi nanjye nkazabahata amata. Ni wowe, ni wowe, ni wowe, ni wowe, ni wowe, ni wowe. Bamwe muribajije ngo ese Obama ko adatunze amata azayakurahe? Nanjye ngize vuba mbasubije nti ibidukikije ni byose uretse n'amata bizaduha n'ubuki nimongera sebuja wabyo. Obama arasa ku ntego iminota twakugeneye iri kugenda rwose. Oya mureka ko uko yabiteguye ndumva avuga ibintu byiza. Nk'uko babivuze reka nsabaganye umwanzi w'ibihe murumva ko atangiye kuntenguha. Muri make ibikubiye mu muvugo wanjye akaba ari nayo mbwirwaruhame nabateguriye. Bahe Oba, bahe mwana w'iwacu. Turerebera hamwe ukuntu ihoho iribagiza akaba n'umubyeyi wacu utatswe n'ibyiza nyaburanga bitandukanye ndavuga udusozi, ibibaya, amataba meza, inzuzi n'imigezi. Ukuntu ibikorwa by'abana yibyariye ari botwe bimuhungabanya bikamugabanyiriza ubwiza. Turavuga ku gihombo duterwa no kwangirika k'ubwiza bw'umubyeyi wacu ariko kandi turebe n'icyakorwa kugira ngo asubirane ubwiza n'ikimero yaremanywe na Rurema. Ni wowe, ni wowe, ni wowe. Niko se sori Karame iriya ni ibiki mbonye ku musarani? Uhabonye ikitana bongeye kuwanduza se kandi none se wowe ntabwo wigeze ujyayo? mperuka mu gitondo cya karipe. Genda urebe umusarani urafunze waruzuye uhitamo kufunga utabimbwiye. Ntabwo ari byo rwose ubwo ni Reya. Ngo iki? Ngo umusarani wafunzwe na Reya. aha muri kise mu rugo rwanjye ngiye ku musarani isanga harafunze inyubirwa ibyo ari byo. Ayaya none se niba ubishaka cyane wagiye ukituma muri uriya wa mbere twari twararetse. Imvirara uriya musarani twataye suba ibiti ntibyatangiye kubora. Niba ari ukwihagarika se ahubwo wagiye hariya mu rutoki ku nsina nyine ukwihagarika ko nta muntu ukubona. Ariko surinda kunyohereza mu rutoki nariyubakiye umusarani mwiza wujuje ibyangombwa kubera iki? Niko yi sinacuka umusarani wujuje metero zagenwe nkawutinda nkawubaka ugasakarwa nkawukurungira nkawukinga neza nicyo gituma njya mu rutoki. Aha umusarani rero nubwo hari kandi koko wujuje ibyangombwa ariko tuwukoresha nabi rwose bikabangamira Reya. Ubwo rero yahisemo kuwukinga nyine uraba wihanganye naza tumutira urufunguzo cyangwa niba ubishaka cyane nyine ujye ku kazi kare ukoresha iyo kwa muganga. Asikiwe muze kuriya mukobwa yibonyemo igitangaza ariko nk'ubwo izo mbaraga zikore mu gukinga umusarani wanjye akajyana urufunguzo. Ariko wamwumva tana nte wamwumva kuko uriya musarani rwose bamwe muri twe tuwukoresha nabi cyane ndetse bikarangira nyine ari Reya uje kuwukora igitondo n'ikigoroba kandi nyine nawe urabyumva kuba yafata umwanzuro nyine wo kuwukinga sinamurenganya nako. None se uriya mukobwa ko numva umuvugira yarahubatse cyangwa arahakodesha? Arahakodesha da. Hanyuma kuva ryari umupanga yashyiriraho amategeko nyirinzu? Ariko nawe rwose n'uburenganzira bwe kugira umusarane mwiza usukuye tana ubyumve pe. Akagira umusarane yizeye neza ko utamuteza indwara ziterwa n'umwanda. Niba ari we yatumye rero nanjye ndagutumye ngo ugende umumbwirire ko ntacyo ari cyo mu rugo rwa Tanazi. Umubwire uti niba wumva uri igitangaza ubyuke umuvira mu nzu ujya gushaka ahandi uzatanga amategeko n'amabwiriza byo kugenderaho. Abiyumvagamo ubushobozi bose bararangiye. Twumvise ubumenyi bafite ku bidukikije. Twumva nibatora ibyo bazakora. Rero hano ndi kumwe na Teacher Reya ndashaka ko adusomera amanota y'abatsinze. Mutuze twumvikane twumva amazina y'abatsinze. Turaza gufata batatu noneho batatu tuze gukuramo umuyobozi wa komite yo kwita ku bidukikije abandi basigaye baba abanyamuryango bamufasha. Naho rero murekeraho gufana yemwe mbabwira batsinze. Ntabwo se wabanje ukababwira ibyo twagendeho dutanga amanota kuko bashobora gutungurwa basanze bo bakunze atagize amanota ahagije kubera hari bimwe yashoboye ibindi bikamunanira. Urakoze kunyibutsa icyo kintu direct. Bimwe mu byo twagendeyeho icya mbere ni ukuba hari amakuru cyangwa ubumenyi ufite ku bidukikije. Icya kabiri uko wasobanuye ibintu byawe niba wari ubifitiye icyizere niba utatitiraga cyangwa se wabisobanuraga ubikuye ku mutima atari ibyo wararuje ahantu ubundi ukabifata mu mutwe nk'ivanjiri.
hari akandi kantu twahaye amanota rero nubwo yari 5 gusa ariko nako twakarebyeho uko wasohotse nubwo mwese mwambaye impuzankano ariko hari abo mwabonye birwanaho agashyiraho nk'agafurari k'icyatsi kibisi nk'ikimenyetso cyo kuba inshuti y'ibidukikije ako kantu nako twakarebyeho nubwo twagahaye amanota make. Aha, batatu beza rero twafashe uwa mbere ni Narame. Uwa kabiri ni Gisa Antoinette. Naho uwa gatatu ni Obama. Ukumva somye rero ntabwo ariko bakurikirana mu manota. Ubu icyo tugiye gukora ni iki? Nuko bashyira imbere tugahita muzabahagararira. Urakoze cyane ndutiye. Tugiye guhitamo umwe uzaba umuyobozi wabo. Abasigaye bazaba bamwungirije. Gusa ntabwo tubashyira imbere nk'uko wari ubivuze, ahubwo tugiye kubaha umwanya bongere basubiremo imbwirwaruhame zabo, twumve muri izenye irusha izindi kuba nziza. Urusha abandi niwe tugira umuyobozi. Tugiye guhera kuri nde? Kuri Narame. Ndabasuje mwese abateraniye aho. Uyu munsi ndashaka ko tuvuga ko yangika ry'ibidukikije n'ingaruka bitugiraho nkatwe abantu. Nitumara kureba ko ibidukikije byangirika, turarebera hamwe igikwiriye gukorwa kugira isi yongeye gusubirana umwimerere yahoranye, ndetse turebe n'abakwiriye kubigiramo uruhare. Urubyiruko dukwiye kuza ku isonga kuko turi imbaraga z'igihugu kandi zubaka ndetse vuba. Iyo yari incamake, reka tubive umuzi n'umuzingo. Kasabeze twataranye. Niko Pascal. Wewe cyo yanga utina turinga nkarusake rwose yanyagiwe. Rusake bifite ka courage. Bicaye nk'umwana w'ingayi wagaburiwe na mukasa ahubwo. Yewe none se Pascal ko tubona usankwishwe n'agahinda. Umuntu w'umugabo ureba yaguze icupa akaba yariteretse mu maguru aho kurisoma. Urumva ibibazo byabura koko. Mwabagabo ubu mureba umugore wanjye rwose yansambaniyeho bamutera inda. None aratwite. Namwe mwishyire mu mwanya wanjye. Mumbwire ibyo bintu bibabayeho icyo mwakora. Ibyo sinumva bishoboka Pascal. Umugore mu bantu umunsi ku munsi cyane. Urumva wakwemeza gute ko twita inda yawe cyangwa inda yundi? Aha, ibyo byo bireke narabyikurikiraniye rwose. Nzi neza igihe duherukira kubonana kandi iyo mba naramuteye inda ubu yakabaye yarabyaye. None mureba aho amatariki ageze. Cyokora ni ikibazo koko gikomeye. Kirakomeye pe. Namwe nk'inshuti mwishyire mu mwanya wanjye. Mumbwire ikibazo nk'iki kibabayeho icyo mwakora rwose. Biragoye byo. Uzi ngewe ikibazo nk'icyo kimbayeho. Byagenda biti? Nta kindi nakora uretse guhebera urwaje. None se kutarega umugore ngo yaguciye inyuma kandi nta bimenyetso ubufite. Ibimenyetso ndabifite. Na mukobwa jana rwose nuko yabanje kujya mbeshya ariko ngeraho ndamutahura. Urumva? Mbimubarira neza. Mwereka ko ibyo yakoze byose namuvumbuye nawe yabuze icyo avuga. Ariko ibyo uvuga ngo ubaze igihe muherukira kuryamanira ntibihagije. Keretse byibuze ufite nk'ifoto nyine wamufasha arimo asambana n'uwo mugabo wundi. Mbese uwo mugabo ukeka ko yamuteye inda. Ega ibi bintu ntabwo byoroshye Pascal. Ntabwo bizakorera rwose kubisobanura, ni ibintu bikomeye. Kurega umugore ngo yarasambanye kandi mubana umunsi ku wundi, ni ibintu bikomeye cyane pe. Ntabwo byoroshye. Ngaho rero mungira inama nk'abagabo bagenzi banjye. Niba kurega umugore bitapfa koroha, ubwo nk'uwo mugabo wansambanyirije umugore kandi azi ko afite umugabo, nimumenya nzamukorera iki? Ngo Pascal aranegurira umuzimu mu ndaro. Nyuma y'ikiganiro se Stefano agiye gukora iki? Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri Radio 10 kuwa 3 no kuwa 5 saa 11:15 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube, kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Ushobora kandi gukurikira ikinamico runana kuri telefone yawe ukanda 845 ugakurikiza amabwiriza. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook, kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho ubutaha.